tuje imbere yawe. Yesu ashimwe. Inshuti za gusengerwa turabakiriye abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze muri kano kanya. Mushumba Karame, turakwakiriye. murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, ndabashuje inshuti zanjye zose. Imana ibarebe neza. Dushimiye n'abantu b'Imana n'umuntu avuze izina uri mu gihugu cya Mozambique. Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha, kandi nanjye ndashimiye umuntu uri muri Bubiligi, nanjye simuvuze izina, arahita yiyumva buriya. N'abandi bakurikira gusengerwa, ntabwo nabura gushimira n'undi uri mu Faransa, na Imana imuha umugisha. N'abandi ndazi ko gusengerwa abantu bayikurikira ari benshi. Mushumba uyu munsi ufite ifuhe. Imana iguha umugisha. Kandi ifuhe mfite nibyo nawe numvishije ufite. Ubundi kubera ko nta bushuti bwa dayimoni mpora nyanga iminsi yose, ko nawe ni kandi nta n'ubushuti bwe nkeneye, nta nubwo tuzakira. yaradupfakaje, yatwambuye ababyeyi, Satani yatwambuye imirimo, yatwambuye ubuzima, aduteza rwaserera, kandi kibiki aduteza abantu bakorana nawe. We ntazi ikibi cyaduteza abantu bakorana nawe, we ntabwo azajya aho ngaho. Kabona umuntu ameze nkaho ariko ni intumwa ya Sekibi. Urakoze cyane rero. Inshuti za gusengerwa, uyu munsi tugiye kurwana n'ikintu bita imivumo. Karande bigukururukaho, ibintu bigukururukaho bituma ushaka ufite imyaka 40, kandi ubundi leta yemera 21. yemera 21 ukagerwa kubita imyaka 40, uri murarwana n'imivumo yaho baturutse. Aho uskugira imyaka 50 ukabukigura pamperse y'abana pampa ngo bambare. Muri 50 ndabyo ufite abuzukuru. Cyo no umuvumo no kubutanawuzi buri. Ni umuvumo mubi. Noneho hari ibindi by'imivumo birebire uzasanga umuntu abaho, ugasanga umukobwa arenze ubwo mubaza imyaka ntayikubwira. Burya hejuru ya 25 nta mukobwa uvuga imyaka. Ntagasha kwivuga. Akora mvese ntabwo yavukiye ngiye no ibyo byose ugasanga ni imivumo idukurikirana. Rimwe na rimwe abantu banasenga abakibwira ko ibintu byarangiye, ariko kumbi hari ururimi ruroga, hari imivumo yatwokamye nyuma yacu gendaho. Noneho hakaba indi mivumo ifite irindi barutamenya, ko ufite umugisha wo gukora, ariko ya mafaranga ukoreye yose aho kugira ngo ababyeyi bagutunge. Uyu munsi abana batunga ababyeyi, mbese bakora abahisi 15 ya priyafe. Nicyo guhemba icyo nacyo kigasa nka hari ukuri, ariko wareba havumbuka kudatera imbere, nacyo kivumbitsemo. Urumva noneho tujye tubiganiraho, uzanacungure uzasanga abakozi bakora ku munsi niwe bagira amadeni muri quartier. Abakora ku kwezi cyane. Noneho wumva ariko byakamugiriye umumaro, ariko kuko hari umuvumo muri inyuma adashobora kubonesha amaso, yumva ari ibisanzwe, yumva ari ibintu bihari, ariko kumbi shitani yabyubakiyemo ikinyoma. Urumva ariko umuntu ntakibone, ati ubwo nishyura nta kibazo, ati ntacyo bankaturi. Ariko wajya kureba ugasanga iyo nk'urugero ngeho nakodeshaga nishyuragaho ntavuze umubare, ariko narayabaraga nkayareba. None ugasanga cyagiye hari amafaranga runaka asohoka muri za mbaraga washyizemo. Iyo uza kujya muri banki bakayikugurira, ya mafaranga ukayishyura banki buri kwezi, wagera mu myaka ufite inzu yawe. Ariko no yandi wishyura ucumbitsemo, noneho inyungu ni iyihe? Ntabyumvye byose ndi kubyumva. Ibyo rero ni ingaruka tujya tunyuramo, abantu benshi banazitekereza ntibazumve buriya buhoro. Ukabyara umwana akaza yararakaye ugira ngo yatonganiye mu nda, kumbi nuwo kwa nyirasenge ni yamishe yahigiye, tukaba icyo dukora tukareka aho ngaho. Hari inyatsi nyinshi cyane, ugira gukagura moto, turimo turaganira, ukayiha nk'umumotari, kumba afite ukuboko kubi, afite inyatsi za bene wayimuha igahomba nta cyumweru gishize, ukubahuye mu muhorozo umuntu wahaye akazi, ufite ukuboko kubi. Ibyo nabyo byose ni igenda ugasanga abantu baragondamye, n'abandi bararushye, bya divorce, byo gukuramwe amada, byo kubyara abana ugasanga afite ibindi bibazo, byo kuba biga ntibagira akazi, ugasanga niwanye mu muryango nta warangije segonderi, noneho n'uyirangije nawe akabura akazi, ugasanga utarize n'uwize bose bari gukora imirimo imwe, bari mu kiyede gusasa ahubwo
nacyo hari n'ukibura cyo ko bakibura se nuvuga ngo icyo gihe ni satani bigira ngo ibuze abantu kwigira imbere ariko gusengarwa nizere ko iri jambo ryakujemo gusengarwa tugiye gusengera abantu umupfumo kuko imivumo irahari abantu baracuruza ntibunguke undi abantu bicaye undi akabwira undi umushinga undi yawutwara akawungukiramo akawuhomberamo imivumo ntabwo ari imivumo ije mu gitondo oya ni inyumi yo kure ni imivumo ituruka inyuma iyo ngiyo kure ikomeza igenda irandaranda ihiga abantu ntabwo abantu babyumva ntabwo babyumva icyaha cy'ubusambanyi cyaramunaniye yagiye kubera iki basekuruza wabona hiyo uzanasanga hari umuryango w'urubyaramo umwana tumwite nguki ntinyungiza ubwaho kubera mu kinyarwanda cyangwa se ugasanga buri gihe mu muryango wabo ntihabura umukobwa ubyara atagira umugabo icyo bita umwana urabye mu kinyarwanda basigara batije ngo no kubyara butateganije abo ngabo ni abagore bashakanye ahubwo nuvuga ngo muri gihe ugasanga mu rugo rwa muri buri gisekuru cyangwa muri buri muryango ntihabura umukobwa ubyara atagira umugabo watwaye inda reka tujye gutwara inda akabyara oya nta nubwo biteganye ko ntago ariko nta n'umukobwa wemerewe gutwara inda nabanza ashyingirwe yambara agatimba bamujyanye ndaca no mu murenge aca no mu rusengero ariko hari abandi babyara bahuriye mu bihuru abantu bazagikuraho ese iryo jambo natinye kurivuga kubera ko nari nkuze kubera ko abavutse bashitwa tubakomerekeje twaba tubakomerekeje ariko bihangane ariko mwihangane turimo twamenera ibanga iyo bituruka noneho ikigusetsa rero wa mwana wavutse gutyo byanga byakunda n'abazabyara hari umuzabyara nawe azamera gutyo none ugasanga uruhererekane havamo ikinyendaro buri gihe mu gisekuru ariko gusengarwa turagira ngo dukoreshe abavuma bakoresha akanwa ababeshya bakoresha akanwa abagutongera bakoresha akanwa natwe tugiye gukoresha akanwa k'Imana tubabwire ngo mu izina rya Yesu dukase iyo karani iyo mikata turakase ngukata alemando sai ngukata twicaye hano tugiye cyo bita cordon satanique ikigozi cya satani gikura wagira ngo uraguze imodoka gahita ipfa kuba nk'abatunzi imodoka turagira ngo noneho rero wowe ugiye gukurikira gusengarwa umusore umugabo umubyeyi umukecuru umwana muto udukurikiye ukwemera ugendane natwe tuce icyo twita cordon satanique cyangwa ikigozi cy'abazigozi cyagushoreye kitakuva inyuma icyo bita ngo ni kitagira isura ugasanga idafite icyerekezo idafite kuzutaguza ukabura ukabura ibyo kunamo zo kikonja kikakunamisha ugasenga yitatura ikigenda ayine ntikigenda ukajya kanyana ntikigenda hari banga bataramenya byakozwe n'akanwa byagombye gusimbuzwa n'akandi kanwa kavuguruza kuko ikintu cyose kwisigira agaciro kacyo Imana igumugisha shuti zagusengarwa abadukurikiye abantu badukurikiye turabakunda abari hano mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye turi hano mbese twinjiye mu bujurire bwitwa gukatagura ni ngombwa ko abantu bamenya bino bintu buriya hari ikintu kimwe kwitwa umurokore ntibisobanura kuba umukene ibi bintu rero sinzi impamvu kwitwa umurokore ntibisobanura kuba utarize kwitwa umurokore ntibisobanura guhora mu byago guhora mu duhinda wagombye kumenya urarwana nande urarwana n'iki amakuru buriya nkubwire n'abantu badasenga bafite aho bajya gushaka imiti yabo noneho twebwe abarokore nabo ntibicara ngo begere Imana basanga abakozi b'Imana nabo ubwabo bisengere bikata ibyo biziriko ibyo bibashoreza ushorera nibwo bamuka inyuma kuko genda bizi ubundi abantu bano ku isi buri muntu agira Imana ye no kuri abantu agira Imana zabo batigiye nubwo mu rusengero byanze ariko reka njye hariya ariko satani akamukorera ariko bizanarangira vuba twe turashaka ariko Imana ikora bikarangira Imana igatabara
nagira ngo rero wowe ni watangiye ikiganiro ari umucokoza turaza kugera ku buryo bwimbitse ariko intego dufite nyamukuru umukozi w'Imana ni ukubwira abantu ngo haracyariho ibyiringiro ko Imana yahindura. Ariko se ubundi nabisobanukiwe hari ijambo uvuze ngo abaroga bakoresha akanwa n'akanwa, abatongera bakoresha n'akanwa, hanyuma natwe dusenga n'abajya kurogesha bakoresha akanwa n'amafaranga, bakoresha akanwa n'amafaranga, bagakoresha ubutunzi bahiga ibyo bintu, bakoresha ubutunzi bagakoresha n'akanwa ari uvuma n'akanwa. ariko niyagiye gushaka umufasha kuvuma nkuko byagenze kuri Baramu habayeho n'ibiguzi bashoramo ibiguzi. abarokore mwambye gukanura mukamenya bagomba gukanguka mugakanguka ukamutari. uyu mwaka wa 2021 umwaka urimo ibintu byinshi by'urusaku byinshi bitandukanye. Twebwe turashaka kwinjira mu gukatagura imbaraga zikuri inyuma zikuri imbere zinakubwira yuko ngo ubuzima burangiye. Ntabwo burangiye. uziko n'ubwira umuntu ngo naniyahura umwuka mubi akashorera umuntu kwiyahura bitarabagaho. abandi ukafusanga umugabo n'umugore baruzura ugakika umugabo bavuye mu rugo aragiye agafata barisa rero umugabo akagenda utaza hagiye waturutse iwabiyo hirye we nta makuru afite. noneho n'umugore ufite uwo mugabo nawe nta makuru afite. umugabo araza akamubwira nabi kumbuka amubwira nabi niko arimo acana wa muriro w'ikuzimu niko yongera bya bintu uzamuka n'izambaraga ziri kuzamuka. bakoresheje ururimi n'ubutunzi natwe tugiye gukoresha ururimi rero mu izina rya Yesu kandi natwe ubutunzi twabushyizemo kamera irimo irakamera si y'ubuntu amatara sa y'ubuntu ndetse ibyo dukoresha n'ibyo si iby'ubuntu natwe dushyizemo agaciro kugira ngo tuvomando oya dukwindura ikintu nta bintu byo kwicara ngo ureke umuntu biragoye. ariko ubaza utangiye kugura moto igava ku muhanda ntiwongere kugura indi ni umuvumo. ubundi wagombye kuva ku igare ujya kuri moto ujya ku modoka ujya ku none uyu munsi umuntu arasubira inyuma nk'isabune ukubaka inzu ugasakara ugashyira amakaro ugasoza next cyamunara ikaza ugasohokamo ikayikorera uruzerero rwo kutagira iki gakondo kandi wari umaze gushiraho ibuye ushinzeho ibuye kubera zambaraga utamenye ko zari zihari. uyu munsi la sini ibi n'imbaraga umuntu akwiye gusobanukirwa akamenya. hari ibintu abantu bagomba gusobanukirwa kuko hari abantu bamaze kugira depression bamaze kunanirwa bacitse intege ntabyumva abantu bararambiwe abantu ibintu byabashizeho icyo kintu. umuntu arubatse abana batangiye kuba mu nzu abantu baranezerewe uko yishyuraga yayaguje zikazishyura satani akagenda agafunga amayira afunga amayira yo kwishyura cyamunara ikabaguteyemo kandi ubundi mushumba umuntu yakacyamunara afite ahantu yizeye yakideni niko twagita afite aho yizeye azavana ubwishyu. oya na banki baramaze kubona dosiye kishoboka na banki kayibona ariko zambaraga zaho tuva zimwe zatwabariye zakarane ziye mu biseko abaraguzaga bajyaga mu mahemba bajyaga barara bakajya gutanga ibitabo abaciwe indasago abavugiyeho amagambo abashingiwe abakecuru agakana gatongo mwana ngo dore ngo umugabo ngo ufite umugabo kandi ni umukecuru ariko rero umwana avuga deje utangiye gusamana tubadayimoni b'udukecuru utazi abakora n'iki n'ubugambo ugasanga umuntu asanze iwabo abantu basuga abo banyiranuma banyirakadori ba rubyogo bamhazayo bandambiwe ibyo none ugasanga ukuri mugenda hari ikigozi kigusubiza inyuma none no gusengerwa haleluya ugomba kubaka iki kigozi uyu munsi ugomba gukata Imana yo mwijuru kandi nawe uhindukire nawe iki kintu gikure uburane n'izo mbaraga zikurwanya. kubera ko we kano kanya ubu ngubu bwire tuzaza gusoza dutange na nimero tubasengera Imana kandi uhamagara abantu basenga Imana kuko barama uguhemukira uzi ko biteye ubwoba nuvuga ngo tukinja muri iri jambo iyo ugiye kuzamuka satani arongera agakurubana yamateka kurubana nuko banyu batigeze bagukorera ibintu byiza ukururwa nuko nabo nta bushobozi utaryo ubimye ngo ntiwabaho ugakururwa nuko uri imfubyi agashisa n'agati bati numwe ntacyo uzimarira n'ubundi ntawe nuvuga ngo ni cya kintu gikurura abantu ariko barangiza abantu ugasanga kubyumva birabagora. ejo nabyo abantu
ndabwa ni daimoni afite tekinike ari gukoresha aho kugira ngo umuntu agire ibitekerezo byagutse bimurememo ibyiringiro. Shitani ari gufungura kavisi hano mu muntu kamutereza urusaku. Iwanyu nta wubaka, iwanyu nta ugira inzu, iwanyu nta ukora ubukwe, nushaka uziyahura. Ariko nabyo abantu ngo abantu bagomba guhaguruka bagasenga, kuko hafi y'urwo rusaku hari imbaraga z'Imana. Erega ubundi nkubwira ijambo nigeze kubwira abandi bantu twicaye tuganira ku yindi cano ntari buvuga aha ngaha. Twarababwiye ngo Imana ntiyakugezaho amaso atagera. Ntabwo yakugeze. Yabwiye Aburahamu ngo rambura amaso urebe. Aho ugejeje amaso niho nzakugeza. Aho kabororoshe tanafunga bagira ngo abantu batahagera. Agate kubundi ibi ntahagije. Hari ubundi ibi ntahagije. Hari n'igihe shitani aca no mu ijambo reka ajya kubwira Yesu ngo handitswe ngo ntuzwe wande no manuka baramere kwaza gusama yaciye ku ijambo. Uzi ko bivuze shitani aca mu ijambo. Hari yaca mu ijambo ariko agira ngo nta kujyana bangara ku bundi wanyuzwe n'ibyo ufite. Ngo ubundi ngo ikibazo kiri he hahirwa abakene hehe mu mitima ariko si mu mufuka. Ni mu mitima. Kandi abakene biravugaga nta ijambo ry'Imana. Ariko abantu barabiguruka bakagira ngo no mu mufuka hanga. Mu mufuka ni mufuka. Urano muka mubi ugasanga amashuri wize abana be nawe ntibanayize. Ukasaba ugashora nk'amafaranga baza gutanga ku rudiswari abana ugasanga mu mutwe. Oya kangu nk'urugero ntangiza gusengarwa umuntu wo muri famille yarambiye ati bitangije ufite yahe mashuri kiwanyu nta muntu numwe ko nta muntu numwe wigeze ubitangiza ibyo ngibyo uvuguruza ariko urumva karari kiwanyu umvyamvugo ngiwanyu sinzi no nkurikira ndacyumva uvuze ngo iwanyu agiye kuringaniza kumbi ntazi ko Imana yaguhinduye. Naramubwiye nasize amateka. Hallelujah. Iwanyu na za karande z'Imana ndimo ndasingira gakondo y'amasezerano. Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Ndahise ndeba mbona ndebye nk'umuntu ufite abazima nguvuze ni none nasize ya mateka yiri iwanyu na ayuzi nge ntayazi ko n'umuntu mukuru yewe narayasize ndasingira gakondo yanjye. Siniyambuye abambyaye ariko siniyambuye abambyaye ariko niyambuye amateka yawe niyambuye karandeza niyambuye inkomoko yawe niyambuye ibyo baciyemo karande ngibintu byose ngo nimujye ibyo yego ndi gusingira gakondo ndasingira gakondo mvuye muri Uriya Bakarudaya ngiye mu gihugu cy'isezerano kandi abize baraje muri studio kandi ejo ngo wiki none nabone ko mwana dufite ntabwo n'umuntu usomana ntabwo ndabawe ariko ndacyarwa na kwiga kandi ntacyo binantwaye no kuvuga ngo urumva icyo twashaka ngo abakurikiye gusenga rwa kino kiganiro mu cyumba urumva umutego yaguteze ngo iwanyu iyo nza ku munyanege nke mbanarabiretse ariko yaragushubije hehe iwacu kandi arahazi none se ubwo si urugero rufatira yarambye niko wa mwana we ukubizi dushakana n'uriya muryango uzi ko ari abakire uri kwivanga wa mwana wanjye ugiye ko wifuza wa mwana warorereye twashakanye n'ahahandi bagashaka abantu baringaniye nyamara kumbi hari amateka arimo azamuka taya mando lebro kandi Esther aya mateka bo yarataye yisanga ariko nawe yanze kuvuga ubwoko yarishikiye ntiyavuga turagira ngo byinshi cyane iki kintu kizonza abantu ubundi wagombye kuva hasi ugenda uzamuka ariko uyu munsi abantu barasubira inyuma nk'isabune yaguye mu mazi ubundi niba hari iterambere nabonye ribi ryitwa isabune urayimeshesha iyo yizanye yishyize mu mazi igenda ishira baza kugira ngo utunge miliyoni 100 zigende zimanuka ukorera amadolari ntagire icyakumarira uya datwa utega indege uruhe ugenda iyo higiye bagusange bahananuke uwa mbere atwara ikinyendaro wa kabiri atwara ikinyendaro agatwara ikinyendaro n'utagitwaye agumirwa iwawe saziri twanza agasuzuguro k'abadayimoni gusengarwa umwuka w'Imana ari muri wari muri ngi ari mu basenga Imana iki kigozi gihora gikurubana abantu b'Imana ndaguha nk'urugero umuntu akumva arashaka kureka inzoga ikigozi kikayimusubana ngo ngero wabo hari iki
hari ibindi bamusomesha agakira umwana bagakoza muri mitsingi ngo mva mwana uko inzoga imeze aho kumusomesha igikoma bakamusomesha inzoga yagwa hasi atihora abakurambere banywe bakabara mutoye ubwo bakaragutongerera utabizi baragutongera atabakurambere mu ndebera akana kavutse hari abantu bavutse bamurikirwa shitani ibyo kuvuga mushumba simuvuze izina turabisengera yarabisengeye akukina gusengarwa yarambye ati jewe ndanywa bambwiye ko banterekereye umuzimu simuvuze ngo nimanyirabarera nyirabaki ko nimanyirabarera wakera avuga ati jewe nyirabarera wakera ati barantongereye barasenze bararushye abanyamasisi twarasenze icyo koreje bundi yarambwiye ngo ntangiye kugabanya yicuzaga ikaziyo aho ngaho mwisaha imwe agatumiza ine abakurikiye rero gusengerwa ni karande nagira ngo dusome ijambo ry'Imana wari wateguye abantu hatagira ngo turavuga inkuru zacu urumva ukuntu bimeze tunoho tuze ariko tugusaba ngo reka nkubwire utarasoma buriya bya bintu bajya bakora ngo usomeshe umwana kiri cyo munda barangiza ibishyimbo bigoye hasi ngo nimubiyore ngo abakurambere abo nibyo barya burya abakurambere ni iki ni ugusobanura ngo imico yabo ntibavemo wa mwana we ati ibishyimbo nimubitora abakurambere n'umuto ibishyimbo byihorere nibyo abakurambere rero byo buriya none hari n'ibindi bintu cyane nzakubwira turi inyuma ya kamera umunsi ntabwo ndabikubwira ndababwira turi muri kamera uburyo hari abantu bagarura ibintu bya kera noneho wasubije mu tukagenda inshuti zagusengerwa reka dusenge hanyuma dusumire ijambo uri Imana ishobora byose Kristo uri Imana yo kwizerwa haleluya uri Imana ihishura ibihishwe uri Imana itanga amakuru kano kanyi bane uri Imana itanga icyerekezo tugirire neza uri Imana itahura uri Imana yerekana ibyo abantu bagomba gusenya muri kano kanyi turi hano tugiye kumva ijambo ryawe haleluya turaritse imbaraga z'umusaraba turaritse amavuta yawe turaritse igitibiro cyawe abakurikiye gusengerwa abantu bose turi kumwe reka buri muntu wese la sinima rekota mandolayi abona impinduka kandi agira asezera burundu tuguhaye gusengerwa muri kano kanya ndagira ngo twakire umushumba atwinjira mu ijambo ry'Imana ijambo nirimo rikufasha nawe rigufashe mushumba ndakwakiriye harya ni warambwiye amaganya ya Yeremiya ibice 5 uhere ku murongo wa 7 umukozi w'Imana rero Imana mwishwe no jambo reka turusaye mu izina rya Yesu haravuga ngo amaganya Yeremiya ni ibice 5 umurongo wa 7 abafite izinyarwa ni program 772 cyane ko abantu benshi bagiye kubona birabye bagora kandi bashaka gusoma n'amagambo haranditse ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho natwe twikoreye ibicumuro byabo abagaragu nibo badutegeka nta uhari wo turokora ngo adukure mu maboko yabo ibyo kurya murongo wa 9 ibyo kurya ntitubibona ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yo mu butayu umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye bakindika abagore b'i Siyoni n'inkumi zo mu midugudu y'abayuda ibikomangoma byamanitswe biboshwe ukuboko kumwe ntibasonera n'abasaza abasore bikoreye insyo n'abana bikoreye imiba y'inkwi bagenda batsitara abakuru baretse kwicara ku irembo n'abasore ntibagicuranga umunezero wo mutima wacu warashize imbyino zacu zihindutse umuborogo ikamba riraguye riva ku mutwe wacu tugushije ishyano kuko twakoze ibyaha nicyo gituma imitima wacu urabirana ibyo nibyo bituma amaso yacu ahunyeza bitewe nuko umusozi wa Siyoni ubaye amatongo ingunzu ziwuzereraho
weho Uwiteka uhoraho iteka ryose intebe yawe ihoraho ibihe biha ibindi kuki watwibagirwa iteka kandi utatureka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gityo murongo utugarura ibihe byacu nk'ibya mbere ariko waradutaye rwose tagira uburakari bwinshi tugira uburakari bwinshi Imana tugeneza cyane mukozi w'Imana rero ntabwo dutinda kuri aya magambo nayo umuhanuzi Yeremiya ibi tugiye kuvuga cyane ni igihe amara gusenya Yerusalemu ni igihe bavuga ko habaye ikibazo gikomeye ariko Yeremiya ngo yicari kure mpamvu tamaganya Yeremiya aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho twe twikoreye ibicumuro byabo nuvuga ngo abana b'uyu munsi natwe abakuru b'uyu munsi tugira ibyo turwana nabyo byacu ariko hakajya n'ibyakomotse hirya iyo ngiyo byakomotse kwa ba data kwa ba sugu arasobanura ngo ibiryo tuyibona duhaza amagara ngo n'inkwi nazo turazigura ngo abantu twabaye ibikara ngo turirabura burundu tuba nk'inkono ngo kandi inzara yatwokamye yaragiye mubona abantu babyibushye mukagira ngo burya barahaze ntukurya nabi none se Arvandu bikomangoma byaramanitswe ngo indirimbo zarashize vango icyo dushaka gukora hano gusengarwa no kugira ngo abantu bongere bagaruke ngo munezero ngo ibyishimo by'umutima byagize gute byararangiye ko nta ndirimbo ibyishimo ntabi reka tuvuge ijambo rikomeye kuri Yeremiya ngaha burya ngiye kuvuga ikintu cya mbere burya icyaha cy'umubyeyi gikurikirana abana utanga abana nawe ubwe ntikimusiga ariko kiranamukurikirana wibuke neza uwitwa Robeni yari ifura y'umuntu witwa Yakobo aramugurira imyenda aramushyingira akora ibintu byose ngariko mu gihe cyo kujya gutanga umugisha aramubwira ngo mwigire hino mbaheshe umugisha abana banjye arabahamagara arahabwira ati Robeni ifura yanjye uw'imbaraga zanjye zo kubyara zakomotse urabona aramwemeye ariko hari icyaha yakoze kuko ngo yaragiye asingira inshoreke ya se arayisambanya noneho kubera ko umusaza Yakobo agira ibanga ntiyongera gusubira kuba umugabo w'uwo mugore ariko arabiceceka mu gihe cyo gutanga umugisha mu gihe cyo gutanga umurage uzi ibintu yamuvuzeho amagambo akomeye burya abantu bakurikiye gusengarwa bareke tuyo dukoresha ijambo ry'Imana batagira ngo ni ibitekerezo bya muntu hataho ngaho hatazagira uvuga ati ba bantu ibyo bivugiye ni ibitekerezo byabo ihangane ndaje mpagere mwana wa mama tujye tubwira abantu ibya bene Yakobo ndaza kubisobanura neza nitonze hanyuma turebe bajya gutanga umugisha Yosefu ashyira Farawo ahangaha ajya gusaza arasobanura ibintu abana Yakobo ahanurira abana be ibizababaho ni ibice 49 ahantu bizabaho Yakobo ni mu itangiriro nagira ngo wumve ko amagambo mujye muyasoma ngo Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati nimuterane mbabwire ibizabaho mu minsi yo kuzabaho ya kera agiye kuvuga undebere avuga ijambo ati nimuterane mwumve bene Yakobo mwumve Isiraheli so umurongo wa 2 Robeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye uwo gushobora kubyara kwanjye kwagaragariyeho urushaho icyubahiro urushaho no gukomera uri nk'amazi urumva uri nk'amazi kuko udahama hamwe ntuzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so niko wabuhumanije wuriye indyamo yanjye nifura ye ariko binamukorera ariko isara cecetse aravuga ati Robeni uri ifura yanjye sinakwimye ipantaro sinakwimye imyenda sinakwimye umunani ariko uzahora uzerera nk'amazi uko amazi agiye uzagira ubutware nubwo ufite icyubahiro ariko nta butware nubwo uri imfura nta butware kubera ko wuriye uburiri bwanjye yasambanije umugore wa se uzahora uzerera umva uwo muvumo kandi ubwo si uzerera n'abazamukomokaho uyu munsi mu Bisiraheli umuryango wa Rubeni ntukibaho erega no kuzima ni umuvumo nyine nyine hari abantu
arangije reka mbabwire harageze agera kuri Yakobo ngo bawukomerekeje umutima ngo uri ingabo nziza abandi ageze kuri Simiyoni ngo uburakari bwabo abavuga ibintu bitandukanye ngo uzahora uzerera nta mwanya mfite ugiye gusoma mu gutegeka kwa kabiri uwitwa Mose ati nimuzeshe uri nembaho umugisha ayo magambo tuyasome tuyumve abantu bayakurikirane urumva Yakobo avuze ibintu nayo arabivuze avuga ngo uzahora uzerera burya hari igihe uruzerero rw'umusore ruva kuri se hari igihe uruzerero rukava kuri nyina agahora azerera ntazamenye bipfa hari n'abana batazi basi ni benshi bakabapfunyikira amazi ngo so nukanditse nawe shekwe DNA yaraje urumva umwana wavutse Mose wavutse bamaze imyaka n'imyaniko mu Egiputa nawe agiye gusoza urugamba arabwira ati nimuze mbaheshe umugisha ndetse mu bintu yabavuzeho wumva ukuntu mukurikirana muvumo genda ukurikirana ariko Imana ishimwe gusenga rwa turashaka guca amateka Mana we kuko ibintu impamvu nanze ntabwo twabiteguye cyane ngo Mose ibice gutegeka kwa kabiri ni ibice 32 umurongo wa mbere ngo aravuga ngo Mose asabira imiryango y'Abisiraheli umugisha uyu niwe mugisha Mose umuntu w'Imana yaje Abisiraheli Uwiteka aturutse ku musozi wa Sinayi yabarasiye aturutse ku musozi wa Seyire yabaviriye atunguye ku musozi wa Perazimu ava hagati mu bera inzovu iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye arawoboherereza nukuri akunda amahanga umurongo wa 6 wumva ukuntu yavuze ahereye kuri Robeni nohereye urabyumvise kandi uyu nguyu tubona yavutse amaze imyaka irenga 150 aho ngaho hafa nta makuru afite ariko umuvu murashoreye umva uko yavuze Robeni abeho ye gupfa ariko abantu be babe bake umva umuvumo abeho ye kujya gupfa ariko abantu bagire gupfa ariko abantu be babe bake umva bwira bakurikiye gusenga rw'ababyumva arongera kandi yaragiye kubahesha iki umugisha ati Robeni abeho ntapfa ariko abe ntibagire gute ntibazarame ntibazagwira kubera icyaha cyane bajye bakenyagurika Robeni yari akiriho nta wari ukiriho hari kuko yari yavuze ngo Imana ibwira Aburahamu turi mu mateka y'Ibibiliya iramubwira ngo mbonye ku rubyaro rwawe uzamara imyaka 400 mu gihugu cy'amahanga bazabakoresha uburetwa ngo ubuvivi bw'abagiyeyo nibazaba ngo abazajyayo bazabyara haze habuzukuru haze habuzukuruza hazeho ubuvivi n'imyaka n'ibinyejana 4 iramubwira ngo abazavayo n'ubuvivi ntabuzukuru naba mu buvivi ngo naba no mu buvivi mu kinyejana cya 4 byumvikane ko na Mose yavutse mu cya 4 ni mu cya 4 urankurikira wumva ihantu bigiye kandi urumva neza Dawidi we nako Yakobo yabivuze nawe ari mu Egiputa aho ngaho bisaba ko hacanye imyaka 400 nuvuga ngo muri cya cyamaka 400 bagiye guhabwa umugisha wamuva umurongero uraziko ubwo wafashe umwana we ufata umwana we fata umwuzukuru we fata umwuzukuruza we ugera ku buvivi agiye kubasabira umugisha Robeni abeho ariko abe ntibakagire gute bakagwira none uzi kutagwira ni gupfa ubusubona abantu bapfa bakinyaguritse ndagira ngo mwumve imbaraga zitwa umuvumo z'ababyeyi ubu iri jambo nakongera nkarisoma tuzarigarukeho nakagiye muri Yosuwa urebe 8 uzi ko no 8 bafatije ndi miryango kugira 8 abo bakwire kandi nta nubwo banagiye mu gihugu bagiye hakuno ya Yorodani ntabwo ndi ubisome nta mwanya nabona urumva badata bakoze ibyaha ndetse bamaze kubikora niko twikoreye ingaruka zabo imivumo yabo na Mose na uri mu buvivi bw'abavuyeyo ukomoka muri aho myaka za 400 n'abagiye guhesha umugisha ahera kuri Robeni aramubwira ngo Robeni ntagapfe ariko abe ntibakagwire umuntu ashobora gukizwa ariko atahaguruka ngo asenye imivumo yikoreye iwa ibi ni ibanga rikomeye uvuga akoresha ururimi agashyiraho n'igiciro
nawe wagombye gukoresha ururimi nawe ukagira icyo ukora. Abakujyanye kukutambira bakuvuga banakuruga banakoresha ururimi, hari n'ibitambo batanze mu bapfumu. Nawe rero haguruka ujye mu rusengero ugira icyo ukorera Imana mu mutima, nawe uvuga nanjye barantanze ndatanze iherere aho ngaho mu nanamisita aho uri muri guma, aho waba uri muri guma mu rugo, aho utemere kujya guterana, iherere naho ngaho, ariko umenye icyo gukora. Usanga akanwa uwaronze yakoresheje akanwa. Ibisekuru byaho dukomoka bakoresha akanwa, batongereye izo nyama bakoresha akanwa. Ariko natwe Yesu yaduhaye ngo icyo muzahambira, icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe, tugomba kugihambira. N'icyo muzahambura kizahamburwa no mu ijuru. Hari ibintu ugomba guhambura ku buzima bwawe. Twihuse navuga Robert, mwumva ukuntu uragira ngo bakurikiye gusengerwa mutagira ngo ni ibintu byoroheje. Bigeze no kwa Yosuwa nta mwanya mfite, nawe ntiyamuha n'umunani ukwiriye. Nawe yamuhaye Robert nta bantu afite. Abeho ariko ntapfa, ariko ntagwire. Utagwiriye wabahiki. Urumva wa muvumo ugiye ushorera ukoretse kuri Robine wakoze amakosa. Buse tugende tuvuge babana ba Nowa. Wa undi wagiye akarunguruka se. Aho yafasha kenda bucece akabwira undi akabwira undi ngo bakaza bakamutwikira asindutse amenye wa mbere ati ntukagire umugisha. Ubwo urumva icyo nicyo cyambere tubayeho. Dufite ababyeyi bacu bakomotse atari hazima, tuza amateka y'Abanyarwanda, tuza uburyo tubayeho. Buri muntu wese dukurikiye wenda hariho wenda nk'abataba usanga baramubengeye nk'uko urusengero, usange naso nuko bamugenje ayo kubera ko udafite amakuru utanakomeza wizenguruka. Rero mu gihe cyose ubona ikintu winjiramo cyakunaniye katuwo mugozi uvuga uti ngewe ndi igisekuru gikomoka kuri Kristo, ukitandukanya n'ayo mateka mabi. Ibazo uzasanga umucuruzi uhomba nase yigeze guhomba, nawe yarahombye agataha bakakaka katagura iyo migozi. Uzasanga iwanyu babyara abahungu gusa nta mukobwa, ahandi bakabyara abakobwa gusa, bakazana n'agahungu kamwe, naho kazana nk'akagoryi naho kaza kameze mana we kata iyo migozi yikateshika tuvuga ahanga muri gusengerwa. Nta kindi kitwicaza, aravuga ngo badata bakoze iki, bakoze ibyaha. Cyo dukwiye kumenya ni iki. Noneho hariho n'abatarakumurikiye ababyeyi, anatarakumukira kana nayo byita byihorere, ariko ukabukomoka mu muryango wakagutunze uyu munsi kifuza ko utunga. Umwana akabakorera ibihumbi 100 aho kugira ngo yiyubake, kavuga ati kuko nzi ko biravuze ngo muzabona umugisha nimukunda ababyeyi. Agafata twa 30 twe akatwereza mu cyaro, yatwereza mu cyaro akohereza ukwezi gushira akohereza mitiweli barwaye. Niko nyirinza komanga niyo nyirinza komanga nyirinzu agakomanga. Pastor akeneye icya 10 tujya tubigeza ukuri nitegeko rega mu nzu y'Imana. Ubishingwe nawe akeneye amafaranga, uwo mutekano akeneye. Uragomba kujya mwiri tagisi ugiye hehe mu kazi, ugasanga gukora no kudakora nta cyo bikubwiye. Uzugure tetera igipindi ngo nta cyo go banteganyereza ngo nzacungira kuri Yesu yake. Urapimva nabyo akwakumvise birakomeye. Bose uko bamurikiye abadayimoni, bose nuko bakoze ibyaha, aho gukomotse mu muryango utaguha imbaraga, tugasubira inyuma kujya kubazamura. None ugasanga nawe ugasanga mwese muhora ahantu hamwe mwaradinde mwasinziririye aho hantu kandi mushumba to mugize gute. Ibi nibyo byuzuye. Oya ariko ugize gute ese mune ariso ntiyarenza bene wanyu ntibarenza, uwashatse ntiyarenza, mwese do nuko muheza mu do 30 do 70 do 40. Nukuvuga ngo hari n'umuntu uyareba amaze gusohora umushahara yawureba akumva buze ikintu gukora. Hari n'ubarira akawubarira agaturika karira. None arakora iki? Tugomba kwita ku babyeyi bacu, tugomba kwita ku babyeyi bacu. Wa mwana ugasanga kwiga kaminuza biramugoye, kwiga kaminuza baraye ubusa. Kandi wacu bagombye kuduha 8 bakadusigira imitungo.
bahadusigiye yese niye fondation baduhaye turagira ngo abakurikiye gusengerwa niba ntacyo so na nyoko baguhaye kubera ko ari ubushobozi bike bibitseho wakwegereye Imana ikakuremera hari Imana yakuremera hari Imana yakuremera turimo turagwishura hari Imana yakuremera nimba ntacyo wavanye iwanyu hari abana b'abasirimu hari abana bavuka ugasanga bati inzu ngiriya nk'urugero yenda nk'urugero nk'ubugewe naje muri Kigali gutyo kundeba uko ngoko naje ariko yenda uyu munsi wa none naje nikoresha naje inshuro nyinshi none urumva ariko uyu munsi niba umwana wanjye aho yiga simpavuga ariko nzi ko atiga mu ishuri ribi ariko ngiye siryo nizemo noneho uyu munsi ifite amahirwe afite akazu wowe nangwa nawe warigezemo wowe ufite akazu katari kabi cyane katanuzuye ariko urumva afite UPI ntahawe na data bango mbonye ikibanza ntahawe na data ntahawe na mama kidakomoka mu gisekuru kidakomoka mu muryango ahubwo nutubaraga twanjye nikokoye aho umuntu yaguze ka kamodoka akajya gusa nk'uhera hasi hari abantu bahereye icyo shimira Kristo muri kumwe Kristo aho wahera hose akujya imbere arakuzamura bekosi arakuzahamya butomeza nshishikira aho ngaho ariko urumva umukobwa wanjye urumva amake umukobwa wanjye umukobwa wanjye Shekina Bless Marilene nanze kumwita ni Nyarwanda uko narababaye urumva uyu munsi aravuga ndibuka ngiye urugero tumo turaganira ngisohoka mu bukode ntabwo nasohotsemo meze neza pe nagiye mu kizu kituzuye noneho umwana avuye ku ishuri tambwira mu cyongereza ngo daddy what is it nibiki ndamuganisha Kina ntiyaratwabaga yari amakaro y'abandi twakoreraga ahantu ariko naho abandi ariko ahangaha uyu ni umutungo wawe ubu nubwo naba ntakiriho uyu ni umugabane gusigiye ese urabyumva buriya ubwo je data nta gakondo yampaye ariko ngiye mbyaye mushakiye iki ne maso tapa mushakiye gakondo uranyumvira ijambo ikimenyetso cya mbere cyerekana ko ufite uruzerero no kutagira gakondo aho uri icyo rero mukurikiye gusengarwa andalamikote ubu bujure turimo bwo guhangana n'imbaraga zaduhambiye no gukata nugukata no kukuraho kubaho utagira gakondo no kukwinjiza mu isezerano no kukwinjiza mu Imana yabwiye witwa Dawidi arabubwira ngo ibyo kunyubakira urusengero nabishimye arabwira ngo nzagutoranyiriza ahantu ntabashinga batazongera kwimuka iteka wari uziko gakondo yawe yimutwa bayimukira mu buryo bubiri bakuguriye cyangwa leta ikwexpropriate ukagenda ariko ntawe wakuguhereza kandi ukuntu kugaragara no kuvuga ngo icyo mvuze aha ariko ntugire ubwoba nirobanura ku butoni ibyo yakora bikorana n'abandi nubwo ari akazu katari keza ariko umwana wanjye afite icyangombwa kuko ntawe ugitanga umunani ariko arahari uyu munsi yagenda yamara gushaka ugasanga ataranashaka ntawamusuzugura we ntazahera ku nzu banza utega amatwi we ntazahera ku nzu azahera ku iterambere ry'iki ry'imodoka no kwihindura igisenge y'imyaka yabo genda nagishaje agenda ashaka uko ashaka ari kuzi gusohora umurambo wa so mu nzu y'inkodeshanyo ndahagurusha umuvumo gusohora umubyeyi mu nzu y'inkodesha abagusize ntaho tukwifurije gakondo ni igikomere uba mu Bufaransa tukwifurije gakondo uba muri Canada gakondo uba muri Amerika gakondo uba i Burayi gakondo muri Scandinavia gakondo Australia gakondo mu bihugu by'Abarabu mu Rwanda mu Rwanda gakondo ibyumba gakondo aho uri hose mu ntara hari igishigaragaza ko Imana izabana nawe ni kugushinga ahantu ukajya utaha iwawe ntawe ukubaza ngo bimeze gute ntawe ukubwira ngo ibi nabyo biri mu kimenyetso cyerekana ko Imana itangije ubuzima bwawe ariko twatangiriye zero na n'uyu munsi iracyari zero iramubwira ngo nzatoranya ahantu mpabashinga aho batazongera kwimuka iteka Isiraheli yatangiye muri 1945 uyu munsi bashinga hari ahantu ni 6,000,000
abanzi babona miliyoni 200 ariko ntibajya babashobora ntabwo abashobora banga umuyuda afite abanzi bagera 60 ariko ntibajya babashigura kuko Imana yabashinze ngo yabashinze ahantu turasaba gakondo yo gushinga kwihuse rero ngo badata barabikoze none twikoreye ibyaha twikoreye imivumo yabo twikoreye imibabaro yabo babyaye abana benshi wari wabona umwana urangiza segonderi akajya gukora ahantu kugira ngo yishyure barumuna be ubwo bose bazasoreza hehe ubwo azajya kujya muri kaminuza ari igihe cyo kujya gushaka bivangene erega abantu badukurikiye cyane cyane mu Rwanda dushingiye kuri za karande tunashingire n'ibyo twanabayemo nahoze numva batubwira ngo umwaka ukomeye ngo tuyu mwaka uteye ubwoba ariko umwaka uteye ubwoba ku 9 kane n'uhe mwaka buryo nta mwaka uteye w'itenda na kane imyaka yose rega igira ibyayo ariko Imana yo ntihinduka iyabanye natwe n'uyu cyagihe rega tujye tuvugisha ukuri niko tuvuza abantu barakara reka tuvuge ukuri guhari urambwira ko no mwana wavutse agasanga se yarakoze jenoside kugira ngo uwo mukobwa iki gikomere cyumva ariko bazajya kurambagiza batari ko uzajya gusura sebukwe aho amba sebukwe ariko hari ahantu ari kandi we yenda abana bazi ubwanjye bati oya nonge nkunda umugore wanjye abandi batari kubera icyo amateka bazanye uvuga ngo hari ibyaha ababyeyi bakoze ibaze nka so yibye bank oya mva nka so yibye bank ukajya mu ishuri abana bati dadiwe bamukatiye 20 kubera kwiba bank umwana agahora n'ipfunwe n'ibyaha yipfunwe byase n'ibyaha bitwasomwa twavugaga rero kata haleluya katiyo Kristo n'umwami Kristo n'urukundo iyo niyo karande ibangamira umuntu hahandi umuntu yatari kukipurwa pa ikintu cyambaye rero ndikababwiza ukuri yaravuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base kugera ku buzukuru buvivi ariko nza kumenya amakuru ngo niyiturokora icyaba Imana ukazajya muri Israel niyo icyaba Imana ukazajya muri Israel ugahagarara ku musozi wa Tabora aho Yesu yahagaze ngo agaragara ari kumwe na Mose na Eliya noneho ngo Petero ati emera turaca ingando yawe ya Mose twigumira ngo bubuye amaso barababura bona hasigaye Yesu wenyine uzi icyo bivuga Yesu yaraje gukora handover kubera ko amategeko yarahagarariwe na Mose umunyamahanga ntiyamurebaga amategeko yatubuzaga gusatira kwitwa abana ba Aburahamu ubuhanuzi bubitswe n'uwizi wanyu agukura ku bapfumuraga n'abaraguzaga akuvana mu baterekeraga n'abandi bose ukajya kwisha umwana wa Aburahamu abantu ishanga Imana yarose abatambye Imana ihoraho haleluya ikaba ngo kera ntitwara ubwo igahita ushyira mu bwoko bw'abantu b'Imana aho Yesu yabwiye intumwa ngo hari izindi ntama ngomba kuzana mu rugo twara abanyamahanga turagira ngo tukubwize ukuri Imana ica amateka ujya wakira ukabura aho binyuze yo cyane umuntu akakira akabura kakira gasinya konta uzi ko n'igihe ugira n'ibyo kurya bagaburira abana ntibahaga ariko hagiye Imana iguha umugisha nukoze mati dadi ndahazi kumva kuwe neza urugo rurya ntirusigaze sha rufite ikibazo kora nawe amasafuriya sibwo busubukire ariko ubaze gutegurira abantu ukabona n'isahani barayikombye ubundi gukomba isahani ni ikimenyetso cy'uko nta biryo bihari twirukanye gapapu ku buzima bwawe twirukanye ibikurwanya ariko ugira amagambo yabi umenye ngo bakoresheje ururimi nawe ukoresha ururimi bakoresheje ibiguzi aho bakujyanye nawe ugira ikintu ukora mu nzu y'Imana kandi uhaguruka usenga Imana ikugire neza nagira ngo tubasengere niba tuvuze ibintu byinshi kandi yenda sinzi icyo waba usigaje utavuze hari abantu bari aho ngaho niyo karande tuvuze ku byaha by'iki by'ababyeyi noneho turivugira no ku byaha by'abanyirubwite tuzagikoraho ubutaha noneho tuvuga no kugira umuvumo w'umukoresha mufumu
wowe agatsindwa n'Imana. Wa muntu ukubwira ati kanaka avuye hasi nagira umugisha kumba umukorera akazi ariko we ntamenye umuryango wawe. Uramutse ugiye akazi ke kapfa akagufatiraho kugira ngo muzamurire ibyo akeneye ariko wowe hapfire. Ibyo biruzuye abyo turabiciye mu izina rya Yesu. Shuti zagusenga Rwanda. Haleluya. Umuntu wese wumva ikinyarwanda ndazi kamumva ikinyarwanda ni benshi kwisi muri kano kanya ko kukatakura za karande ko gucagagura iyi migozi gucagagura ya mateka yakwizingiyeho. Ntabwo ari ukutazi gukora, ntabwo ari ukutize, ntabwo ari ukutazi gushakisha, ntabwo ari ukwabuze ubwenge, ahubwo wari wikoreye imivumo yaba ubundi wurira indege umuvumo kurira iki? Ukurira indege none se wakaviza? Ntabwo wakaviza, barawuterera se uragushorera tunama ujya kugira wagutanze aho ugiye uba wahageze. Ariko harahagera ugatangira kurwara imitwe kujya mu bitaro kwanjye. Ariko hari ahantu hamwe h'umuturire, hari ahantu wawucikira iyo uri mu maraso ya Yesu. Alawiza mandola iyo wamaze kwitandukanya Satani. Uzi ko umuntu ashobora gutongera ari icyangugu ikagusanga muri Amerika. Akoresheje iki? Guto akanwa. None se ukoresha iki? Akanwa. Umva, fungura umunwa, fungura amaso, tukugira inama. Yesu akugiriye neza. Nagira ngo urababwire ikintu gikomeye. Tubabwire ngo tuberetse kundi byagiye bishorerana. Kugira ubwo Robben avumwe mu myaka 400 bawusubiramo 150 bongera basura. Umunsi yarazimye. Byose niko byagiye babura no kuzima no kugenda abantu babura urubyaro. Ni Satani bigiye guca umuryango. Ni wa muvumo aho kugira ngo bazabe baki kuko buriye uko babyara niko umuryango gumaho. Ari uko mugenda mucika ariko mugenda murangira. Ugasanga igisekuru cyarashize cyaravuyeho, none ugasanga ikindi gisekuru cy'abanyabyaha, ikindi gisekuru cy'abasambanyi, ikindi gisekuru cy'abanywa tabi n'abasinzi. Bisaba rero yuko na wa muntu yaje gukizwa izo karande ziramukurubana zirakuruba. Nujya kubaza umugore wakoze divorce uzasanga uwo bashakanye iwabihaba cyangwa umudamu iwabihaba. Ibyo rero nitwe tugomba kubikatisha. Rero ndabwira ngo n'amagambo 3. Ikintu cya mbere ngomba gukora ni iki? Itandukanye n'izo karande ukoresheje akanwa. Ukoresheje isengesho. Niba uruzi byanze shaka bagufasha. Ikintu cyose ni ikiguzi burya. Ntabwo wabizi buri giciro. Ukurogesha ni igiciro. Nabagira ukutaba. Reka rero nkubwire ngo ntabwo iyo tugeze muri Kristo Yesu ntabwo twongera guhorwa. Nuvuga ngo mu buryo bw'icyaha babakijwe ariko mu buryo bwo kubaho bwa buzima bwiza bwo guhindura icyerekezo biranga. Nagira ngo tubabwire ngo tuzakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha. Sinzi niba batari ikiganiro. Hariho ibintu abantu bagomba gusobanukirwa. Nanjye ndabisobanukiwe. Umuntu ashobora kubakijwe. Yes. Ariko kikore imivumo yiwe. Ari umunyamibabaro. Umuntu ashobora kuba ari mu rusengero. Ariko yikora imivumo. Ariko uzi ko ari umutuye muri Kigali atazi muri supermarket. Atanahagera. Ese nuko anyoye karagatasi k'ikawa katakunda. Nageze ku kibuga cy'indege. Cy'iwacu hano Kanama. Ngira ngo ngeze muri Amerika. Kandi utuye hehe muri Kicukiro? Ikibuga cy'indege kiba hehe? Muri Kicukiro. Mu karere kahe? Nagezeyo. Ngira ngo ngeze muri Amerika. Ngeze ndavuga ariko hajye ndi mu mujyi wa Kigali cyane. Kubera iki? Ayo? Ariko maze kwikata. Simbarizo nakigezeho. Nibindi bivuga bana. Shuti zagusenga rwakata. Imana n'ugukatagura. Kandi ikindi tubasabiye gakondo. Gakondo ni ikimenyetso. Kimenyetso cyerekana ko Imana iguhaye gushima. Iyo nanjye ndayakira. Dusengeze inongo ziri kurwana. Kuko suko abashakanye banganye. Ahubwo hari ibintu biri inyumiyo. Bicana umuriro. Bivuga ngo nubundi ntawubakanye wabakaniko natatangaye nuri ugiye gushyingirwa ntibizarama na mukuru we yicaye aha nawe yicaye nawe saziraho ubundi niko bamera nibishuba ziko hati ubundi bihungu bya hari yabyo nisanga urugo ruri nk'abakobwa 5 bose umuto afite 30. Jesus kumbi wasenga ugasanga iwabi kadutange nimero
nuko bimeze. Kadutange nimero. Oya kadutange nimero tuzabasengere. Tubabwire ngo gusengarwa. Ibi tubabwiye biremewe. Turakurakaje ubundi. Kugira ngo nawe ugire uburakari hanyuma urwanire gakondo yawe. Urwanire gakondo. Oreka nkubwire tujye gutanga nimero. Ubundi uriya muntu bita ngo ni Yabesi. Ubundi Yabesi bisobanura agahinda. Yaravuze ngo mwambyago n'ibitambabaza. Undi n'ibyago ntibigire gute. Burya amateka ya Yabesi ko nta kwemeza kariyo ariko numvise bayavuga. Ubundi yase wa Yabesi yari umutware. Nyina wa Yabesi yari umuja. Noneho umutware arihengeka. Arabyara ati ntuzamvuge. Umuja uramenye utazanyambura gaciro. Umwana avukana agahinda ko kutabwirwa se ko kumushyira mu bandi. Aho bitabajya mu bandi. Uvuye hiya jya mu bandi. Ubundi jya mu bandi n'umwana avutse ahandi hantu. Jya mu bandi. Nduhira abandi. Umwakiriye nduhira abandi. Ayo mazina yose namagenura ngo yumvise ko yiswe Yabesi. Ngo ati Imana undinde ibyago ntibibabaza. Imana iramurinda aratabarwa. Wanyumvise iki kintu? Yari yakibonye. Yari yakirebye ariko wibuke gukiranuka ngo ubundi cyaraziraga. Yari yarahiye Dawidi yuko ucumbagira n'uwamugaye batazakandagira Yerusalemu. Ariko kubgayo Natani wakiranutse arabyibuka. Atariko nta nuwasigaye. Urumva ukuntu wamugisha yakoreye umuzeho. Umwana nta makuru afite. Ariko ari umugisha. Aramwanga ngo ariyo kwa Makiriro de Bari. Ariko aramugaye. Twibavuze ngagize gute? Aramugaye. Kugira ngo atinjira he atajyayo. Ninyo bavuze ati mwavuze ko umugaye atazahakana. Abwa ati byo mu byihorere ise yasize umugisha. Umuzane nta nubwo no kugera Yerusalemu gusa ahubwo no kumeza. Imana ishimwe cyane. Ibi rero tugende mbwira ikindi cya kabiri. Reka tubwire nifatika. Uwitwa nde hari umugabo mwishaka kubabwira. Umwe watambye umwana w'umukobwa Yefuta. Buriya Yefuta nawe yari umwana wo muzanana. Yakora ikintu bakamuvuga kugira ngo bamwirukana. Uzasome Yefuta baravudukana baramwirukana baramuca. Ngo kera bamaze gusumbirizwa ngo bajya kumushaka baramwandikira ati mwanyirukaniraga ikisi. Numva ntibita kumbaraga afite ariko baramwirukana baramuca. Baza kumwifuza nyuma. Cyo tumva kamubwira bakwifuze bongera bakugarukire kandi Imana ikora ibitangaza. Twasoza tukapira ngo izo ningero twabahaga. Ariko icyo je nakubwira ko kurikiye gusengarwa umuvumo warukuriho Kristo Yesu nawe usimbuza umugisha. Erega shiraho umukatsi mu kwizera. Nta muntu wimenya kabayeho ahubwo hari ikintu bakwiye kwegera. Nihagira icyo akora we yivugira ahari ariko agira ibintu akora kandi yature buri gihe. Ariko mushumba avuguruza imvugo. Umuntu abantu badukurikiye bibitekerezeho nibarangiza bashake maso ubundi bayitekerezaho bakarira bakitekerezaho bakimyoza. Ahubwo kundi umuntu yagumbye kwabati icyo ndwana nacyo nagize gute nakimenye kandi nahawe ubutware bwo kubita kurandura kuvana kufana gukoresha akanwa nibisaba igiciro gishyireho dekosi. Ariko nawe uri muhindura ubuzima bana ntabwo tugwe gucema ngo kurema kwakira. Tubonye ibintu bibiri. Wabura amaboko ukiyambaza abakozi b'Imana. Nibyo yakoze byakurikiye abana. Ibyo Yonatani akoze bikurikira umwana. Mwe bikurikira bashira undi bikurikira azamuka asubizwa ibintu bya se byose. Nguko dukwiye kumera. Tutereje aho twavutse umwami Yesu. Imana ibaho umugisha ngira ngo twasoza. Mushumba reka dusoze ntiturarangiza tugiye gusoza. Ndagira ngo dusenge. Urasenga nanjye senge. Ariko uraba tutanga nimero bazagushaka. Bya munsi kubana ryo batayibona. Yibikora tubona tubasengera. Inshuti zagusengarwa. Muri aya masengesho yo gukatagura. Reka tange nimero. Nimero ngene 078 32 84 23 Amen. Ndasubiramo 078 32 84 23 watanganiya. Iyanjye ni 07 82
55 40 28 07 82 52 40 28. Turagira ngo tugarakurikiye gusengerwa. Ubonye twakosheje waduhugura. Ubonye ukeneye inyunganizi waduhamagara ukayiduha. Kandi ibyo tuvuga wadushyigikira. Nukuri. Turi abantu bumva kandi tubateze amaso. Wakenera kugira ikindi wumva ukeneye. Waduhamagara. Twebwe rwose dukunda abantu. Twagufasha nta muntu wibohora burya. Umuntu abohorwa n'undi. Nta n'uwikorera counseling. Nta n'uwagufasha n'umuntu ugufasha. Rero mwahamagara ubonye umushumba wari kure atari hafi wamusanga ubonye watugeraho waduhamagara byakomeye kibazo. Imana bahumugisha. Se twari wasengera rimwe ntabwo ari ngo dusenge senga wenyine bisozwe. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti. Uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Imbaraga zawe zirakomeye. Icyo werekaniwe nukumaraho imigambi mibi. Icyo werekaniwe icyatumye utanga umwana wawe Yesu kwari kugira ngo umareho imirimo yose ya Satani. Umuntu wese wari ukurikiye gusengerwa utsikamiwe n'imirimo mibi ya Satani, utsikamiwe n'uburwayi, utsikamiwe n'ubukene, utsikamiwe na za karande, utsikamiwe n'inzingo, utsikamiwe n'ubugumba, utsikamiwe no guhora ategeye amaboko, utsikamiwe no kwangwa lefo, utsikamiwe no kutagira aderesi, utsikamiwe n'uruzerero. Muri kano kanya turavuze ngo imbaraga z'umusaraba wazamanda la kitarabo, imbaraga zibohora, imbaraga zizura, imbaraga zikiza, ubohora abasore, tucagaguye imigozi y'abadayimoni, ubohora abakobwa, ducara devoni, turacagagura imbaraga za karande, turasenya ibikurikirana abana b'Imana. Aho umuntu agiye gushakira, aho umuntu agiye guhahira, uteze indege bakohereza, upanze umushinga bakohereza, ubatse inyubako bakohereza, ibyo batega mu marembo turasenye. Niweza mandora turatuta akakanya turatangaje. Umuntu wese wari ukurikiye gusengerwa naturi imitwaro ya karande ziwa, imitwaro ya karande ziwa, imitwaro y'ibisekuru, imitwaro yo kudashaka. Ibyo mitwaro yari yikoreye byatumaga adasinzi kuri iyi tariki. Turefare manditarabo, turaciye imigozi mu izina rya Yesu. Lope ene mando la kitaraboni. Urakoze Uwiteka kucagaguye izo mbaraga zari zarafasha abana b'Imana muri uyu mwaka. Umuntu wese ukurikiye gusengerwa niye yakira impinduka, yakira ubutabazi, yakira gutabarwa n'Imana, yakira guhemburwa n'ijuru, yakira n'amateka mashyashya. Umusore ukurikiye gusengerwa niyakire kubohoka, umubyeyi ukurikiye gusengerwa niyakire kubohoka, umucuruzi ukurikiye irane wazini mandora muri umwanya wo gukatagura Uwiteka. Umukobwa wari ukurikiye gusengerwa niyakire kubohoka, umubyeyi ukurikiye gusengerwa. Turahagarika izi mbaraga z'amarira. Uyu mudayimoni wahambiriye, wahambira abana b'Imana, wahambira ababyeyi ngo ntacyo bakora, amadiplome heze amavarisi, umuryango ntawukora, umuryango ntawugira akazi. Ini wasini mandore kota turirukana izi karande muri aya masengesho w'imiforiyama, turateza agaciro n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoka dayimoni, turakwirukanye. Umuntu wese wari upfukanye ari kumwe nawe, uwari uteze ijambo ry'Imana ari kumwe nawe, turatangaje, turahanuye. Uwari uri muri Amerika, uri mu Bufaransa, uri muri Canada, uri muri Congo, uri mu Uganda, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri Afurika y'Epfo, uri Zambia, uri mu Bubiligi, uri mu Australia, uri mu Bihugu by'Abarabu, buri muntu wese wo muri Kinyarwanda turakatagura
iyi migozi tone mandi karavori yasinimo turakataguriza imbaraga turakataguriza imbaraga turakataguriza imbaraga turakataguriza imbaraga z'uburwayi ondoka dayimoni turakwirukanye imbaraga z'ubugumba turazimenesheje imbaraga z'ubuzima turazimenesheje imbaraga z'akazi turazimenesheje ondoka dayimoni uramwaye aka kanya ufashe ubusa mwami ngushime kumbwiye kubohoya abantu bawe haleluya ngushime ko tugiye kumva amatelefoni y'amashimwe dewe sinima ngushimiye ko abantu bakiriye mu cyimba cy'umubabaro abantu bagiye kwakira imico cy'ibyiza urakoze witeka guhindura amateka ibyo urabitangaje hari amateka uhinduye ku bari bakurikiye gusa urakoze Yesu urakoze mwami kubidukoreye mwana igikure mu gihugu cyacu turagushimye igihugu cyacu turagisenge tugisheje umugisha reka uburinzi bwabo kibonekeho ari abayobozi ari abapolisi ari abasirikari ari abayobozi b'igihugu turasenze kugira ngo imbaraga zawe zikomeze ziganze mu gihugu cyacu kandi buri muntu wese ukwiriye gusengerwa umuhe kumvira mwami urakoze Mana kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti amen amen bye mani bahumugisha mani bahumugisha nshuti za gusengerwa bye bye turabakunda oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora